benshi kubimbabazi. Amen. Mbonamo na wa mugabo bita umwe wari hajyari Inde Bamporiki Edouard. Amen. Nawe wo mugabo bose ukagira ngo ari haragusengera kandi amara kwikurizamo ibintu. Ugasanga ibyo byose bikwikurije murabigusigiye ngo ariho aragusengera. Cyane cyane abantu bafata mu mitwe, mwitondera abantu bafata mu mutwe ngo barimo barabasengera. Abo bantu mubitondere kuko Satani yarahaguruka. Abo bantu rero mubitondere cyane, mube maso musenge. Bigire kuri Bamporiki. Ese abantu yenda bashobora kutabisobanukirwa, turagira ngo udusobanurire neza. Ndumva ntawe utabisobanukirwa. Nese Bamporiki ntiyari mu kazi, ntiyakoraga. Yarakoraga, ufite akazi keza, ariko buri Imana iyo guhaye akazi gatangira gutandukira. Mube maso musenge. Mube maso musenge, Imana y'amahoro iturengere. Amen. Hanyuma andi message nayo ni abantu bababara umugongo, baheke mu mugongo, abantu bafite uburwayi bw'amaguru, nabwo ndongeye mbisubiyemo. Hari n'abantu nanone batonekara mu kiziba cy'inda, barwaye mu kiziba cy'inda. Si abadamu gusa n'abagabo nabo bibaho. Nabo Bamporiki Edouard nayo namubonye amafungurwa. Imana irambwira ngo Imana ni nziza. Imana amahoro irambwira ngo abantu bamwigireho. Bamporiki Edouard, Imana yambwiye ngo abantu bamwigireho. Imana itanze imbabazi. Amen. Imana yambwiye mbwira abantu ngo itanze imbabazi ku bagororwa. Amen. Ku bagororwa Imana y'amahoro itanze imbabazi. Murihangana. Yego. Ntabwo ndakira neza ariko ndoroherwa. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bafite abantu bafunze, abagororwa, mwese mubyumve. Imana yambwiye ngo itanze imbabazi. Abantu rero abantu bareke kwirara, Imana nishyiraho igakuraho. Imana ibamugisha rero. Urabona hari ikintu uvuze. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana nibubane namwe aho muherereye hose, uko mudukurikira mungana, abari amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengera zuba, n'abari mu mujyi wa Kigali mwese, cyangwa se n'abari hanze y'igihugu mwese, nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Mwakoze rero gushyira urushinge rwanyu ahangaha kuri Imana Irahari TV. Uraho neza mukozi Imana? Muraho neza. Urakoze cyane, nishimiye kongera kubana namwe. Nizere ko ntatinze kuko wampamagaye umbwira ko ufite message ushaka kugeza ku bantu badukurikira, abakozi b'Imana, abanyamasengesho, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Nizere ko nubahirije igihe. Wakoze cyane. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Ntabwo rero tuza gutinda, ahubwo reka wongere utambutse Kayambu, uramutse abakunzi bacu, nurangiza uhita ubashyira imbere y'Imana. Ndabasuhuje mwese inshuti zanjye, amahoro Imana abane namwe, kandi ndabakunda. Nkunda kubasengera kandi namwe mujye munsengera kugira ngo Imana ikomeze kumpa imbaraga. Ndabakunda cyane rero inshuti zanjye mwese, aho muri ndabakunda, bakurikirana ibiganiro byacu mwese ndabakunda. Kugira ngo Imana ikomeze kumpa imbaraga,
dukomeze kugira imbaraga. Ni byiza rero dukomeze dusabirana kugira ngo Imana amahoro ikomeze kutugirira neza. urakoze cyane. Reka ngusabe nyine kugira ngo uzamure isengesho ubasabire umugisha ko bahisemo kubana natwe, ahasigaye dukomeze. Imana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turi imbere y'aka kanya. Mwami mwiza, turakwinginze ngo worokere kubana natwe, utugirire neza, tukugireho umugisha, ukize abarwayi, abadamu batwite ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakize, ingo uzubake, wongere wubake ingo zasenyutse mu izina rya Yesu. Abakobwa n'abasore bubakire, utugire neza, tukugiraho umugisha. Turasenga kandi turize kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza utugejejeho cyangwa se udusengeye. Reka rero noneho nguhereze ikaze, ariko mbere ya byose hari abantu bagira gutya bakandika muri komenti ati muduhe nimero z'umukozi w'Imana, badashobora gukurikirana, yenda sinzi niba kuzandikura byabananiye, banzo zitambutse none. Ariko ibyiza mujye muzishyira n'imbere nyine. Murakoze. Nimero zanjye ni 0788 966 947 41. Ni nimero rero iba no kuri WhatsApp. Iba no kuri WhatsApp, wanyandikira, ushobora ko dusenga, uhamagara tugasenga. Ni 0788 072 966 947 41. Imana ibahe umugisha, mumvugishe dusenge, munyandikire dusenge, Imana ibagirire neza. Amen. Karibu rero. Reka turebe Zaburi, igice ni cya 16, igice ni kimwe kini 16, umurongo ni umurongo wa 8. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Zaburi igice cya 16, Yego. turahera ku murongo wa 8. Reka dusome. Nashyize Uwiteka imbere yanjye, Ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari iburyo bwanjye, kuko ari iburyo bwanjye, sinzanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ubwiza bwanjye bukishima, kandi umubiri wanjye uzagira amahoro, kuko utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko kubora. Uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezaneza iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha. Abumvira ijambo rero muryumve, murisome. Ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'ubwenge, ni ijambo rikomeza. Imana itugire neza rero, iduhane umugisha. Imana iduhane umugisha. Ababaye mwihangane, mugiye gutabarwa, kandi mukomeze mube maso, mukomeze mugire ibyiringiro, mukomeze mwizere ko Imana y'amahoro igiye kubagirira neza. Mboneraho no kubwira abantu barwaye amaguru. Mfite message y'abantu barwaye amaguru. Abantu barwaye amaguru, Imana yambwiye ngo mukomere mwihangane, Imana igiye kubakiza. Yego. N'abantu muhekenwa mu ngingo, n'abantu mwumva mudafite imbaraga mu mubiri, muryama mbese mukumva mwakomeza mugaherayo, Imana yambwiye ngo mumpamagare mbasengere, kuko iyo ni imyuka mibi. Yego. Bahekenwa mu ngingo, abantu baryama bagaherayo, mbese bakumva ibitotsi ni byinshi, bakeguka bakumva umubiri wapi nta mbaraga.
abo ngabo bampamagare dusenge, bampamagare dusenge kugira ngo Imana y'amahoro ibarengere. Harimo n'abantu bakurijwemo n'imyuka mibi, nibyo nkunda kuvuga nk'abantu b'abapasiteri bafite insengero aho bageze bashinga insengero, hari ibintu babikurizamo. Abantu ntibahumuke, basenge kandi basenge basobanuza Imana se. Abantu turiho dusengana baravuga Imana koko, abantu nibaye maso rero basenge kuko nibyo byose birimo, umuntu akakwikurizamo imikoko itindigasa byose, ukagira ngo ari haragusengera kandi amara kwikurizamo ibintu, ugasanga ibyo byose abikwikurije murabigusigiye ngo ariho aragusengera. Cyane abantu bafata mu mitwe, mwitondera abantu bafata mu mutwe ngo barimo barabasengera. Abo bantu mubitondere kuko Satani yarahaguruka. Abo bantu rero mubitondere cyane, mube maso musenge, musenge, Imana y'amahoro iturengere. Amen. Hanyuma andi message nayo ni abantu bababara umugongo, baheke mu mugongo, abantu bafite uburwayi bw'amaguru, nabwo ndongeye mbisubiyemo. Hari n'abantu nanone batonekara mu kiziba cy'inda, barwaye mu kiziba cy'inda. Si abadamu gusa n'abagabo nabo bibaho, nabo baratonekara, barahari, narababonye, Imana yarabanyeretse. Abo bose rero bampamagare dusenge. Abarwaye umutwe idakira, cyane abarwaye imitwe yo hano hejuru y'amaso, abo nabo barahari. N'abarwaye umutwe w'umusaya, ugasanga umuntu ahora ameze atya, ahora ameze gutya, umusaya we uhora uribwa, uhora umurya, agahora ameze gutya. Abo nabo bampamagare dusenge. Ubwo nibyo bita umutwe w'uruhande rumwe se? Nabo bampamagare rero dusenge, ni imyuka mibi. Yego. Abo nabo bampamagare dusenge kuko ntabwo byoroshye n'urugamba. Satani yarahagurutse, yarahagaze. Nakomeje mu minsi ishize mbabwira ko impanuka ni nyinshi. Satani amara ateza impanuka, ngira ngo ni na ruguru hariya babonye impanuka yahabereye munsi y'urusengero rw'Abangilikani mu Giporoso, Remera. Habereye impanuka ikomeye cyane. Rero abantu musenge rwose, dusenge. Ntabwo byoroshye. Ukunda kumbaza ngo ko mpanura ngo ibintu bikaba, ngo impanuka zikaba, ntabwo mbyishimira. Ubwanjye ntibyanyuma kuko ntabwo nshaka ko munyemera, nshaka ko Imana ari inyemera. Yego, nidusenga Imana hari ikintu igomba gukora. Mube maso rero dusenge. Abanyamasengesho mukomere musengere abana nibajya ku ishuri mu basengere, abamotari nibajya mu kazi mu basengere, ndetse n'abandi bose dukomeze dusengerane kugira ngo Imana ikomeze kurengera abantu. Birababaje rero kubona umuntu wagonzwe cyangwa wagonze yavunitse, n'agahinda n'umubabaro n'agahinda, nubwo bamwe mbona biba bibashimishije. Hari abantu bashimishwa n'ibibazo nk'ibyo, barahari, nkunze kubivuga. Abari ku mashusho media bita abapasiteri, abo barahari, ariko bagiye guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko ntabwo Imana ishaka ko tuguma gukina ku mubyimba babajwe n'umubiri. Ntabwo Imana ibishaka, ntabwo Imana ishaka ko tunezezwa n'ibyago byabaye ku bandi. Mfite message rero y'imbabazi z'Uwiteka. Amen. Message y'imbabazi z'Uwiteka, Imana yacu ishoboye byose. Ndakubwira ngo Imana yacu ishoboye byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Imana yacu ishoboye byose. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'imbaraga, ni Imana yo kwiringirwa. Ishoboye byose, ntabwo ishoboye ikintu kimwe. Yego. Imana yacu rero ni nziza, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Nta kindi twakwizera, ntitwakwizera abana b'abantu, ahubwo twakwizera Imana. Imana rero ntabatindiye. Imana itanze imbabazi. Amen. Imana yambwiye mubwira abantu ngo itanze imbabazi ku bagororwa.
amen. ku bagororwa Imana y'amahoro itanze imbabazi murihangana Yego. ntabwo ndakira neza ariko ndiho ndoroherwa. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bafite abantu bafunze abagororwa mwese mubyumve. Imana yambwiye ngo itanze imbabazi ku bagororwa. Amen. Imana yongera irambwira ngo mbabwire nabonye hafungurwa abantu benshi. Abanyafungurwa abantu benshi kubw'imbabazi. Amen. Mbonamo na wa mugabo bita umwe wari hajyari Inde. Bamporiki Edouard. Amen. Nawe wamubonye? Mubonye amafunguro. Bamporiki Edouard. Nawe namubonye amafunguro. Imana irambwira ngo Imana ni nziza. Imana amahoro irambwira ngo abantu bamwigireho. Bamporiki Edouard. Imana yambwiye ngo abantu bamwigireho. Amen. Amen. Imana yambwiye ngo abantu bamwigireho. Umuntu wese Imana yagiriye neza. Ariko Imana igira neza. Muri iyo ubonye akazi ukabona akazi Imana ibikaguhaye. Imana yambwiye ngo abantu bose bamwigireho. Abantu bose Imana yagiriye neza. Abantu bose Imana yagiriye neza. Uwo yagiye neza wese yirinde neza, yirinde gukora ibyaha, kuko nijye Imana niyo. Yamwe mu bwenge kuko nijye kuko niyo izamura kandi igahana. Niyo izamura kandi igahana kandi ikanamanura. Hari umuntu ubona akazi, yabona akazi akumva mbese yabaye umuntu w'igitangaza. Imana yambwiye ngo nitanga akazi kandi kanagakuraho. Abantu rero birinde ibyaha, abantu birinde gusebanya, abantu bagendere ku mategeko y'Imana ndetse no ku mategeko igihugu kigenderaho. Hari abantu badakurikiza amategeko y'igihugu igihugu kigenderaho, aribyo nyakubahwa perezida wacu akunda kuvuga cyane. Habereye inama abantu batita ku baturage kandi ari inshingano zabo, ugasanga umuyobozi arabwiriza abantu kandi biri mu nshingano zabo zo gukora ibyo bakagombye gukora. Imana rero yambwiye ngo mbabwire ngo nitanga akazi kandi mugomba kugira gute, mugomba kubaha akazi. Abantu rero bareke kwirara, Imana nishyiraho igakuraho. Imana ibamugisha rero. Urabona hari ikintu uvuze, uravuga ngo abantu bigire kuri Bamporiki. Ese abantu yenda bashobora kutabisobanukirwa,
turagira ngo udusobanurire neza. Ndumva ntawe utabisobanukirwa na se bampora iki ntiyari mu kazi ntiyakoraga. Yarakoraga, ufite akazi keza, ariko buri Imana iyo iguhaye akazi gatangira gutandukira. Imana y'ibireba mbere, ariko wamara kubireba mbere igatuma uwagushyiza uwatowe uguhagarariye. Abantu rero bareka kwirara. Ndiho mbabwira ngo bibabere intangarugero, nubwo agiye gutaha ariko agiye gufungurwa, ariko abantu bakamubereyeho urugero, bakamurebeyeho urugero. Abantu ntibakora imirimo bashinzwe nk'uko biri ngombwa, nk'uko biri ngombwa. Abantu bakomeze bagira bati bakore akazi kabo uko bisabwa. Kuko buri umuyobozi mukuru yamanutse akajya mu ntara, akajya mu turere, akajya kubwira abantu ngo bagomba gukora gutya, bagomba kugenda gutya, nabo baramuvuna. Ntabwo biba bikwiye. Abantu rero nibakore uko bikwiye, akazi bagakora uko bagakwiye, kandi niba usenze ugasengera akazi gakora uko bikwiye. Imana ikaguha kugakora nyine, gakore wibangama cyangwa ngo ubangamire abandi. Ukaba ushatse kuvuga ko abantu bamwigiraho ko ntaho utagera Imana, ntaho utagera ngo ukore icyaha Imana ibure kukiguhanira. Muri rusange rwose Imana irahana. Yego. Imana irahana, kandi ni akanyafu Imana imucishije. Yego. Abantu rero birinda umunyafu w'Imana ntabwo ari mwiza. Nibyo, ni byiza. Ubwo Imana yaberetse ko agiye guhabwa imbabazi, buriya nawe azarushaho kwitwara neza, bimutere kutazongera gukora amakosa, kandi n'abandi bamwigireho nk'uko ubivuze. Ni byiza yuko buri wese ahagarara neza mu nshingano ziwe. Urakoze. Wanavuze ko buriya ubundi mu murimo w'Imana tugomba no guhugurana. Yego. Nanjye wampugura, n'undi wese yampungye nkunda guhugurwa. Ni byiza rero ko tugomba guhugurwa kandi tukanatanga mesaje mu bantu bafite akazi kugira ngo bamenye icyo Imana ishaka. Si byose. Yego. Niba hari abakomerekeje bihangane, ariko bahindura imyitwarire. Tugomba guhugurana. Ntabwo ndi umunyabwenge mu by'Imana cyane, n'undi yampugura nanjye namuhugura. Tugomba guhugurana, kandi mesaje mba ntanze niyo mba nahawe, ntabwo ari ibyo mba nitekerereje. Inshuti zanjye, mukomere rero kandi ndabakunda. Urakoze cyane. Ndibaza byumvikanye. Uvuze no ku bandi bantu bafite ababo bari bafunzwe, ugira uti wabonye Imana itanga imbabazi, ubwo izakoresha nyine uwo yimikiye kuba Mose w'Abanyarwanda, izamukoresha nk'uko n'ubundi isanzwe imukoresha. Gusa ariko imbabazi arazitanga umusaza. Muzehe rwose atanga imbabazi. Nibyo, ndumva ari ibyishimo rero bikomeye. Tuzabona abantu benshi bashima, bavuga bati Imana yarakoze, umubyeyi iramuduha kugira ngo ajye arushirizaho kutugirira neza, kuko niwe igikoresha. Urakoze cyane rero. Ndibaza nk'uko wari wavuze uti ntabwo biri burenga iminota 20. Ntabwo twebwe tuba dukeneye ibintu byinshi, nabyo Imana yabitanze turabyakira, ariko message Imana yashatse gutambutsa iyumvikanye. Reka ngusabe kugira ngo rero usenge Imana. Usenge Imana, kandi Imana y'amahoro ikomeza kutugirira neza, ikomeza gushyigikira abarwayi, ishyigikire buri wese uyifuza. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinda ukaturengera, tukatugejeje amasaha tugihumeka umwuka w'abazima. Si ku bwacu kuko hari benshi bahise, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Hari impamvu wadusigaje, ni ukugira ngo dukomeze tuvuge neza yawe, ni ukugira ngo dukomeze tuvuge ibigwi byawe, ni ukugira ngo dukomeze tubwire abantu ubutumwa bwiza. Kubana natwe rero tugende twubahisha, turasenga kandi turizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana amahoro iguhereze umugisha wawe. Wari udukurikiye, kora subscribe,
ndetse ikiganiro gisharinge n'abandi, ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Kandi wahamagara umukozi w'Imana ku iyo nimero yabanje yatangiye avuga mu kiganiro, mugasenga, wamugurira amazi, wafasha umukozi w'Imana, ibyo ari byo byose Imana igukora ku mutima ukamenya icyo ugomba kumufashisha. Uwiteka Imana rero akomeze abagirire neza kandi abagure muri byose. Natwe tuzakomereza aho dusenga kugira ngo izo mbabazi kubemeye, kubo Imana igiye kugirira neza bashoje ishuri ryabo, zizakwiragire no kuri bose. Yesu rero aduhana umugisha.